Hello guys, abantu musanzwe mudukurikira murabizi ko tubahereza ibintu by'ubwenge ariko akambazane none n'ubwenge kurushaho. Ngira ngo abantu benshi mujya mubona mene ino content ndetse aka content ndabizi ko abantu mwese hafi ya mwese mwakabonye. Akanaga content gakunzwe n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga, reka twe kubyitaga content ahubwo tubyite content. Iyi ni content ikunzwe n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi barayireba kandi bakayitindaho bitewe n'ukuntu ibikoranye ubuhanga. Iyi ni content idakorwa n'abantu benshi ariko abayireba ntibagira ingano. Si mwakiri mushaka kuzamura social media za cyangwa se imbuga nkoranyambaga zawe mu kanya nk'ako guhumbya, iyi content wayikora kandi iyi content izakugira umumaro byanga bikunda. Izi video naherekane mbabwira ndetse nkavuga ko abantu mwese nizeye ko mwarazibonye ni video bwoko ki. Izi video navuga hano mu Rwanda zikorwa n'abantu bakeya ndetse impamvu batazikora suko bazi kuzikora ahubwo bazihoreye, ahubwo nta bumenyi bafite mu kuzikora. Ariyo mpamvu uyu munsi ngiye gukwereka ukuntu wazikora uhereye hasi ndetse uhereye kuri nta kintu ufite, kuko ufite smartphone yawe ndetse iriho n'amamega. Hanyuma nkakwereka ukuntu wabikora utangiriye hasi tugakora content ikaba nzima igakundwa n'abantu benshi ndetse bakanagufollowinga. Iranga abantu bazikora mujya ku social media yabo mukareba ukuntu hagaze, abahagaze neza y'intangarugero ku buryo utakirirwa ubitindaho. Iranga icano urareba ko ikora meni content ariko banza urebe subscribers ifite, urebe views ibona mu cyumweru cyase mu kwezi ndetse urebe na video zarebwe cyane kuri icano views zifite. Izi ni video zikunzwe cyane ku buryo kuzikora byonyine uba ufite amahirwe yo ko social media zazijye kuzamuka. Kugira ngo tuzikorere turakoresha iki? Turakoresha AI cyangwa se artificial intelligence. Ndetse muri content ushobora gukoresha video y'umuntu runaka uzwi icyamamare, ariko muri iyi video ngiye kubereka ukuntu twabikora twifashishije AI cyangwa se artificial intelligence, hanyuma tukabikora ndetse bikarangira video yacu tuyikoze ku buryo nawe nyuma yo kureba iyi video ugomba kugira ubumenyi ukuramo ku buryo nawe wabyifashisha ukajya uzikora, hanyuma nyuma yaho ukaza uploadinga kuri YouTube channel yawe. Ukuntu tugiye gutangira dukora zino video rero turakenera application ebyiri, arizo iyi application yitwa Grok ndetse n'iyi yitwa ChatGPT. Urajya muri Play Store usearchinga Grok ndetse usearchinga na ChatGPT urahita ubigeraho. Hanyuma nyuma yaho uze ufungure iyi ya Grok, niyo y'ingenzi nushake uyinstall kuko uzayikenera mu buzima busanzwe. Ikintu cya mbere urakora uraza ubanze kuri sign up muri application yitwa Grok. Hanyuma yaho numara gukora sign up, ikintu kiraba gisigaye ni ugutangira tugacreatinga za video nakubwiraga tugiye gukora, ndetse zira video ikintu nakubwira cyo ziratuma channel yawe izamuka. Rero igeze muri application ya Grok, hano wenda tuvuge ugiye gucreatinga video nk'iyi ngiyi. Wituza hano wenda ukandikamo ngo Ronaldo fight. Urabona ko twari tukandikira ngo create image Ronaldo fight and Trump. Urabona ko tujye kuyohereza hanyuma idukorera ifoto Ronaldo ari kurwana na Trump. Ni ifoto iradukorera hanyuma tugahita tuyikoramo video hanyuma tuyoherereze. Itumara kuyoherereza utegereza kanya gato y'amafoto yawe aba akorwa. Hanyuma namara gukorwa bahita bayaguhereza ameze gutya. Uhitemo iyo ushaka. Urabona ko ingi niyo batweretse hano, urayireba nyine nubona iberanye niyo ushaka cyangwa ubona byajyana nyine uhita ukanda hano kuri aka kantu ko gucreatinga video. Nyine abantu twabanye muri video y'ubushije murabizi ko gucreatinga video ari kukanda kuri aka kantu karahanga gutya. Akangaka iyo umaze ugakandaho aka video ka mbere bahita bagukorera bakakagugeneratingira mbese mu make ino Grok ariyo itanze idea yo kugacreatinga. Hanyuma wowe iyo ushaka gukora video yawe washyizemo idea zawe uraza ugategereza kano ka video kakeexportinga cyangwa se akakarangira kakicreatinga, hanyuma ukaza idea zawe ukazishyira hano. Wenda niba ushaka ko barwana, niba ushaka ko bari kwiruka, byose ukaza ukabyandika hano, ariko ukabyandika mu Cyongereza ariko no mu Kinyarwanda nabyo ishobora kubyumva. Hanyuma ugategereza ikagera kuri 76 urabona ko icreatinze hanyuma ukarira. Nobody fights like I do. Nobody. We're going to win big, believe me. Hano urabona ko nyine Trump yari kumubwira ati nyine urumva ko ni mu Cyongereza. Nobody fights like I do. Urumva ko nyine Trump yari yabaye nk'umutoza we hano, hanyuma Ronaldo ari nk'umunyeshuri nyine ari kwigisha. Hanyuma twebwe ntabwo dushaka ko bimera gutya, ahubwo turashaka ko barwana bose. Hanyuma tuze twandikemo ngo fight. Hanyuma urabona ko twari tukandikira ngo fight Ronaldo kick Trump. Urabona ko twari tukandikira ngo murwane Ronaldo yateye umugeri Trump. Hanyuma tukatukohereza ino AI hanyuma ikadukorera ama video. Nakubwiye ngo ino AI ikora ibintu neza, ndetse nimba ushaka kujya ukora ama video agiye atandukanye ushobora kuza ukayifashisha. Ikora ibintu neza ku murongo 100%. Ama video irayacreatinga, amafoto ikayacreatinga, gucata iracata, byose wabikoresha. Hanyuma ikicreatinga igahera kuri 1 ikageza ku 100 ugategereza. You think you can challenge me?
Ah, not the face. That's for you. urabona ko ni video ahangaha gutya twari turandikira ngo fight Ronaldo kick Trump. Urabona ko twari turandikira ngo Ronaldo akubita umugeri Trump, hanyuma urabona ko yabikoze nako amukubise umugeri. Hanyuma hano video yacu tukaba twarangije kuyikora cyase kuyicreating. Hanyuma igikurikira hano ushobora kuza ugakanda hano nyine kwa export cyase nako ukayidownloadinga, hanyuma ukaza ugakanda na hano kugira ngo yongerere quality yayo. Yongerere quality yayo uraza ugakanda kuri hano kuri option ahangaha gutya, hanyuma wamara kuhakanda ukaza hano handitse ngo AppScale. Wamara gukanda kuri AppScale ita yongera quality, itase ikongera quality igahita ijya muri 4K yarivuye igahita iva muri 720 cyase 480 igahita ijya muri HD cyase mu 1080. Urabona ko amashusho yacu aba ari kwicleaninga cyase kwinihanshinga kugira ngo ajye muri quality iri hejuru. Urabona ko HD bahita babyandikaho hano, iyo ije muri HD ibije mu mashusho nyine agaragara neza ndetse ya original. Hanyuma ukahita uzugakana kuri download ahangaha gutya handitse download. Wamara kuhakanda video yawe igatangira iki-downloading. Hano ushobora gukora andi ma video uje kwandikamo hano nyine hanyuma hano urabona ko tuje tukayandikira ngo fight Ronaldo boxing Trump and Trump boxing Ronaldo. Turayandikira ngo Ronaldo akubite ingumi Trump, hanyuma na Trump nawe akubite ingumi Ronaldo. Hanyuma tugahita tuyoherereza tukareba ibyo iri budukorere, hanyuma ugategereza. Hanyuma hano video yawe urabona ko yamaze kuba yakreatingwa, hanyuma urayikina urebe. We'll see about that. Take this. Miss me. Not for long. Hanyuma hano ushobora kuza ugakanda kuri kakano nakweretse kongera quality ya video yawe, ukanze kuri options ugahita ukanda kuri AppScale hano munsi akano ko hasi, hanyuma video yawe ikiyongera quality yayo. Hanyuma mu gihe iri kwiyongera quality ushobora kureba muri description ukareba muri link irimo, ishobora kukwinjiza muri Telegram channel yacu inyuramo editing materials. Ndetse iyo ngiye kubaha video mbanza kubabwira topic iri bubivugaho, nkabereka n'ibintu twakoreye muri iyo video, mbese mu make ikajya gusohoka abantu mwese muri iyo Telegram channel mubizi. Rero ushobora kugenda ukayijoininga, link urayisanga muri description, hanyuma ujoininge group Telegram cyase channel Telegram yacu, hanyuma ujye ubona updates zigezweho kuri Fabe1K. Hanyuma nubumara kongera quality ya video yawe ushobora kuza ugahita ukana kuri download ugahita uyidownloading. Hanyuma numara kuyidownloading ino video yawe uraza hano uhita usimbuka bino byose, nurangiza uze kuri Play Store yawe, kuri application yawe ya Play Store. Numara gufungura Play Store yawe urahita uza muri search aho basearchingira nyine ahangaha gutyo akandi kabiri, urangiza uze muri search hano hejuru wandikemo ngo CapCut. Numara gusearchinga CapCut urahita uyibona hano. Urabona ko ni CapCut ngiye iyo mfite ntago iri updated, mbese make urabona ko ngiye nyifitemo ariko ntago ndayi update. Nusanga handitse install urahita ukanda install, nusanga handitse update nabwo urakanda update. Hanyuma ngiye nzabanya updating nyuma, reka manze mbereke kano kantu ukuntu gakorwa. Mu gihe rero umaze kwinstalla CapCut uhita ukayifungura, urabona ko ngiye hano. Hanyuma wamara kwifungura ukabanza ugakoramo sign up, nyine birakorohereza, hari features zimwe na zimwe zifunguka. Hanyuma ku bantu bashaka CapCut iri pro feature zose zikora kandi ku buntu, mushobora kugera mukajoininga iyo Telegram channel yacu nikimurayisanga muri description. Hanyuma ari mu joininga ndabahereza CapCut ikora ku buntu ndetse itishyurwa nyine. Urabona ko ahangaba bari kumbwira ngo standard cyase ubu ngo ino video hari video hano ubutemerewe gukoresha cyase feature zimwe na zimwe ziba zafunguye, ariko iyo nzabahirira muri la CapCut muri ya Telegram channel yo izaba ikora ibintu byose kandi ari ku buntu. Hanyuma numara kugeramo uraza hano muri search hejuru ahangaha basearchingira. Urabona ko wowe baraguhingukiriza hano kuri edit cyase kuri home, hanyuma wowe uhitukana kuri akantu kanditse ngo template. Urabona bari guhingukirize na ahangaha gutya. Niba guhingukiriza hano wowe urahituzo ukande kuri akantu kari ahangaha gutya, akangaka kanditse ngo templates ahangaha gutya. Numara kuhakanda ariko urabona bamaze gukora sign up muri application ya CapCut. Numara kuhakanda urahituzo hano muri search hejuru ahangaha gutya, nurangiza usearchingemo ngo Storeface. Urabona ko ahangaha byari bihanditse Storeface, nigeze kubisearchinga, hanyuma uhita usearchinga gutya aya magambo yanditse ngo Storeface. Numara gusearchinga Storeface barahita baguhereza video ziri edited muri ubu buryo. Barahita baguhereza urabona ko ahangaha uhitamo video, wenda ukabanza ukareba video ukuntu editinze, hanyuma ugahita uyihitamo nyine bitewe n'ukuntu ushaka ko video yawe iraba editinze. Ubona ko iyi ngiyi
urabona ko akantu ka video nako ni keza ushaka gakoresha. Iyo ushaka gukoresha ino video rero ukashyiramo urabona ko hano harimo video y'abakinnyi cyangwa se uyu mukinnyi muramuza mwita Lamine Yamal, ariko hano ushaka wavanamo ino video ye ugashyiramo video yawe ukoresheje hano handitse ngo use template. Use template ushobora kuza ukakanda hanyuma ugatushyiramo video yawe. Uretse nze mbikwereke ukuntu tugiye kubikora. Uraza hano gutya nurangiza ushyiremo video yawe. Hanyuma barakwandikira ngo loading effect, hanyuma effect ni mara kwiloadinga bahita baguhereza video bakuyemo iriya video y'abari abakinnyi, hanyuma bashyizemo video yawe ushaka. Urabona ko video yacu iba yakozwe ahangaha gutya. Ushaka wahita exporting, ariko mbere yo exporting hari akantu gato yana nibagiye kukwereka mbere yuko dukora bino bintu. Nimba ufite ino application ya TikTok muri telefone yawe, ugiye kubanza urebe ko irimo, nusanga irimo ubanze uyisibe uyaninstalinge, n'ubundi nyuma yaho uzongera uyinstall. Hanyuma numara kuyisiba urahita uza exporting ino video yawe itariho utamaka ya CapCut. Urabona ko iyo ufitemo iri application ya TikTok bihita binyura muri TikTok nyine bikajya mu nzira nyinshi, hanyuma bikashobora kuba byakinjira muri TikTok muri mu bintu nyine utateguye. Ariko numara kuyisiba application ya TikTok kano kautamaka ka TikTok ka CapCut nako ntabwo kari buze. Urabona ko hano kautamaka ka CapCut twebwe nako dushakaho. Hanyuma numara kuyisiba urahita uzukana hano handitse ngo export ahangaha hejuru gutya. Nuhakanda barahita bakoreka ka video ka add ukarebe, hanyuma video ya exporting n'ubundi. Kubera ko udafite CapCut Pro niyo mpamvu barakwereka kano ka video ka ads kugira ngo ukarebe nurangiza baguhereze bagusavingire video yawe mbese muri make. Ariko ubaye ufite CapCut iri Pro ano ma video yose ntabwo wakirwa yareba, ahubwo wahita ukana kuri export byonyine bigahita birangira. Hanyuma ngira ngo nabwiye ahantu mwazayikura CapCut iri Pro. Hanyuma turategereza video yacu exporting cyangwa se yisavinge kuri file yacu. Hanyuma kuri cya kintu nakubwiraga cya watermark ya CapCut, urabona ko hano bahise batwereka ngo export without watermark. Ukuvuga ngo no exportinga hano nukuba wemeye ko ura exportinga iriya watermark ya CapCut nta yiriho. Hanyuma nukana hano export without watermark ukaba ufitemo iriya TikTok, birahita byinjira muri TikTok, hanyuma baguhereze andi malinki utari wateguye. Hanyuma TikTok nuba wayisibye urahita ukana kuri export without watermark, wemeye ko ura exportingira muri TikTok, hanyuma bajya kureba bagasanga TikTok nta irimo ariko video yawe wamaze ku exportinga. Urumva ko muri make ari amanyanga. Reka tubikore turebe. Batwetse ko ngo TikTok not installed. Urabona ko bagiye kwireba muri telefone yacu barayibura kugira ngo bayinjiremo, ariko barayibura barakubwira ngo TikTok not installed. Hanyuma ukaza ukareba video yawe wakoze. Ukaza kuri file ukareba video yawe wakoze ukuntu imeze. Urabona ko video yacu twayikoze rwose itunganye neza, ndetse kariya ka video rwose urabona ko ari umuti. Ni video za Storeface, ni buriya bwoko bwa zino video ndetse ni kuno bazikora. Hanyuma hano iyo ufite video ndende cyangwa se ushaka gukora video iruseho kuriya, ushobora kuzana none kuko iyo usacinzemo hano wenda reka dusubire inyuma mbikwereke neza 100%. Urabona ko hano isacinze ngo Storeface bahita bakuzanira ama video menshi wakoresha mene buriya buryo. Ahita bakoreka ama video menshi, ushobora kureba video editinze neza gutya ukaba ariyo ushyiramo video yawe. Hanyuma urabona ko na ama video menshi editinze muri buriya buryo ushobora kureba ukuntu ameze, hanyuma ugashyiramo video yawe. Mbese mu make ntabwo wabura video cyase ntabwo wabura aka Storeface na kamwe muri zino za CapCut washyiramo video yawe. Mbese mu make urabona ko ari ama video agiye editinze mu buryo butandukanye. Hanyuma hano nkana nababwira ngo ciao duhure muri video zikurikira. Nizera ko subscribe mwagirangije kandi igitekerezo ufite wibuke ugisige muri comment. Ciao naho utaha duhure muri video zikurikira.